usibye kuba ari beza cyane ndetse ubwiza bwabo budashidikanywaho, ni abakobwa babayeho neza, yaba utuzi bakora, ibyo batunze, aho batemberera, abo bagendana nabo ndetse n'ibindi. Ni ibintu bihenze cyane, buri muntu wese ubabonye yifuza kuba yabaho nkabo. Rimwe na rimwe abantu cyane cyane igitsina gabo usanga bibaza, ese abakobwa babaho ubuzima buhenze kurusha abasore cyangwa se abagabo bubatse nihe bakura amafaranga? Bakora iki se twe tudakora? Nk'uko cyari ikibazo nawe wakwibaza ubu tuvugana, ariko njye hari uko mbyumva bidakwiye uko nawe hari uko ubyumva. Buriya umukobwa amafaranga ye bitewe n'uko nta mishinga myinshi iba imureba ugereranyije n'umusore, biroroshye ko wabona ko byanze bikunze ubuzima abamo buhenze. Uzasanga ari usohokera ahantu hahenze, wambara neza kandi bihenze n'ibindi. Gusa ntabwo tuje kuvuga kuri ibi cyane, nkuzanira urutonde rw'abakobwa babayeho ubuzima buhenze nabo ubwabo bahenze, tutibagiwe kandi ko ari ibyamamare bakaba bakunzwe cyane n'abatari bake. Ntegura iki kiganiro nagendeye ku bifatika bafite n'ubuzima babamo, uburyo bagaragara, kandi nanone nifashishije uburyo bakurikiranwa kuri social media nka Instagram. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni Passion News. Nkwibutsa gukora subscribe, tubane kandi tube umuryango mugari. Ka duhere ku mwanya wa 10. Uyu mwanya turasanga abakobwa beza babarizwa mu itsinda rya Mackenzie. Ni itsinda ribarizwamo abakobwa bagera kuri 5, rikaba rikora business irimo imyenda hamwe n'inkweto. Aha nituvuga Mackenzie uhita wumva Naomi Miss Rwanda. Nibyo, abagize Mackenzie ni abavandimwe ba Naomi, nawe akaba arimo. Aha kandi harimo abagiye bamenyekana cyane nka Naomi, Brenda, Kelly ndetse na Katie Kamari. Aba bakobwa bagaragara kenshi basohotse kandi basohokera ahantu hahenze cyane, yaba mu mahoteli akomeye hano mu gihugu. Si ibyo gusa, usanga no hanze y'u Rwanda mu bihugu bitandukanye kujya atari ibintu bikaze kuri bo. Abakobwa kandi ntabwo uzigera ubabona barakaye batishimye, barangwa no guseka aho bari hose. Kubyina indirimbo zitandukanye z'abahanzi, ibyo ni ibibaranga. Biragoye ko hashira iminsi 2 badapostinze bari kuri dine cyangwa ibirori bitandukanye. Ibi byose ni ibihamya bitwemerera kuvuga ko babayeho ubuzima buhenze. Nanone ushobora kwibeshya ukaba wavuga ngo abakobwa baba mu buzima bwo kuryoshya gusa, ariko sibyo. Aba bagiye bagaragara mu rusengero kenshi, aho nanone ubona ko ari abana beza bafite umuco. Kwikomereze no ku mwanya wa 9 turahasanga umukobwa mwiza, akaba yaritabiriye ikamba rya Miss Rwanda, aho hano yegukanye ikamba rya Miss Heritage 2022. Uyu ni uwitwa Kelly Ruzindana. Kelly nyuma ya Miss Rwanda ni umwe mu bakobwa bakunzwe kugarukwaho mu itangazamakuru. Yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye by'urubyiruko ndetse n'ibya leta. Ubu tuvugana Kelly afite abamukurikira, aribyo bimufasha kuba yabona abamugana ngo abamamarize ndetse n'ibindi bikorwa bimuzanira amafaranga. Uyu mukobwa uzamubona kenshi ahantu hihagazeho, ndetse ni kenshi twamubonye ajya hanze mu bihugu bitandukanye. Usibye kuba yabaturuka muri famiye yifite, bikaba bimuha kuba umukobwa uhenze, twabyumvise ko nanone afite ibye akora bimwinjiriza. Ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa witwa Hilton Sonia. Uyu mukobwa ufite ubwiza buhebuje ndetse buvugwaho kenshi, yamenyekanye nyuma y'uko tumenye ko ari umuvandimwe wa Uwikeza Pamela. Sonia akaba ari mukuru wa Pamela. Ni umukobwa ugaragara cyane, ari ahantu heza kandi hahenze, yaba mu Rwanda ndetse no hanze kandi mu bihugu bikize. Hari abantu usanga bavuga ko Sonia yaba arusha ubwiza Pamela. Ibi byaterwa n'amaso y'abantu, gusa igihari nuko bombi bafite ubwiza budashidikanywa. Dukomeje ku mwanya wa 7 turasanga umukobwa witwa Brenda, ubarizwa mu itsinda rya Mackenzie. Nubwo twamuvuze muri Mackenzie, ariko nawe afite ubuzima bwe bwite bimugira icyamamare nawe ubwe. Brenda azwi cyane kuri radio ikunzwe n'abatari bake. Iyi ikaba ari Power FM. Ni umwe mu banyamakuru bakunzwe bitewe n'ibiganiro akora, aho akorana n'abandi mu kiganiro gica kuri Power FM mu gitondo.
Brenda afite abakunzi abamukurikirana, aho kandi ibi bimugira umukobwa ukunzwe kuri social media nk'uko twabibonye, akaba n'umwe mu bakobwa babaho ubuzima buhenze. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Vanessa Raissa Uwase. Uyu mukobwa akaba yaritabiriye irushanwa rya Miss Rwanda, akaba kandi yibitseho ubwiza budasanzwe. Yagiye avugwaho cyane mu binyamakuru, aho cyane yavuzwe mu bijyanye n'inkuru z'urukundo yagiye yagaragaramo. Mu minsi ishize kandi akaba yaraporopojwe mu buryo bwabaye ibanga kandi bugatungura benshi. Tudatinze ku rukundo, uyu yagiye agaragara mu mishinga itandukanye, aho kandi igikundiro abantu bamugiriye byagiye bimuha amahirwe menshi kuba amakampani akomeye yamugana akabamamariza. Gusa Vanessa yafunguye kampani ye y'ubwiza yitwa Her Majesty, akaba umwe mu bakobwa binjiza amafaranga menshi. Naho ku mwanya wa gatanu turasanga umukobwa Cadette. Uyu yamenyekanye nyuma yo kwitabira Miss Rwanda 2019, gusa ntabwo yabashije kugira ikamba yegukana. Ni umwe mu bakobwa bafite ubwiza budashidikanwaho, akunda kugaragara mu bikorwa bya siporo, aho agaragaza ko nta munsi wakwira adakoze siporo. Akunda kandi gukoresha amagambo yuzuye ubwenge abwira abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga ze. Agaragara kenshi mu bikorwa bitandukanye harimo ibijyanye n'urubyiruko, ibirori n'ibindi. Uyu mukobwa kandi yakunze kugaragara mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi. Ni umwe mu bakobwa bagaragaza gukora cyane, aho usanga abarizwa mu bintu bitandukanye bimuha amafaranga. Ni umwe kandi mu bantu bagira utuzi two kwamamaza cyane, yamamariza amakampani atandukanye. Cadette umwaka ushize yagaragaje ibyishimo byo kuba yarabashije kwigurira imodoka. Avuga ko kubwo gukora cyane no kugira intego bitumye agera ku modoka yifuje kenshi. Uvuga ko Cadette ahenze ntiwaba ubeshye. Dukomeze ku mwanya wa kane turahasanga Kayumba Darina. Uyu mukobwa ufite imiterere ituma abantu bavuga, yamenyekanye nyuma yo kwitabira Miss Rwanda. Ni umukobwa w'ubwiza budasanzwe, ariko kandi mu bigaragara aba mu buzima buhenze. Uyu kandi yegukanye ikamba y'igisonga cya mbere muri Miss Rwanda 2022. Yagiye agaragara kandi mu bikorwa bitandukanye, ndetse akaba yamamariza kampani zitandukanye. Ni umwe mu bantu bakunzwe cyane bitewe n'uko ahora aseka, aririmba, asubiramo indirimbo z'abahanzi, aho bavuga ko ashatse nawe yaba umuhanzi. Akenshi uzakunda kumubona ari kumwe n'abastari, akaba yigira vibe zirenze, bikaba bimwongerera igikundiro. Ubu tuvugana Kayumba Darina akaba afite abamukurikira bagera ku 316 kuri Instagram. Ku mwanya wa gatatu Naomi Nishimwe. Naomi akaba Miss Rwanda 2020, umwe mu baminsi bakunzwe n'abatari bake. Bizakugora kumubona atari guseka, uburyo agira brage, ahafatwa nk'abo bita crazy, ni bimwe mu mwongerera igikundiro. Naomi kandi yibitseho ubwiza budasanzwe, wagera ku nseko akaza yikurikira. Naomi yagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye bya leta n'ibindi, kandi bimwe byitabirwa n'abakomeye. Imirimo itandukanye akora, duhereye kuri Mackenzie, kwamamaza n'ibindi byinshi, bimugira umukobwa wihagazeho mu kwinjiza agatubutse. Naomi kandi afite ubukwe uyu mwaka mu kwezi kwa 12, aho agiye kurushinga na Michael Tesfaye, bamaranye igihe bakundana. Ntitwakwibagirwa ko kapo yabikunzwe na benshi. Niba utazi uyu musore Michael, reba mu biganiro byabanje twamuvuzeho umenye byinshi kuri we. Jolly Mutesi akaba aje ku mwanya wa kabiri mu bakobwa bihagazeho babayeho ubuzima buhenze. Jolly akaba Miss Rwanda 2016, ni umwe mu bakobwa bigoye ko hashira igihe batavuzwe. Yagiye avuga mu bintu byinshi bitandukanye, akaba afite ubwiza buvugwaho kenshi. Ni umwe kandi mu bitabira inama zikomeye n'ibikorwa bitandukanye kandi bikomeye. Akunzwe n'abatari bake, akaba umwe mu banyabwenge u Rwanda rufite. Ntabwo twatinda cyane kuri Mutesi, ndabizi mu muziho byinshi kundusha. Ku mwanya wa mbere ho turasanga umukobwa wigaruriye imitima ya benshi. Nimvuga ko akunzwe wumve ko birenze, nta wundi ni Kate Bashabe. Kate ni umukobwa wa mbere mu bakobwa biteje imbere, akaba afite imitungo myinshi, harimo inzu ifite bake. Hano uyu yamenyekanye mu bikorwa bitandukanye
cyane ariko amenyekana nk'umunyamideli bikaba biri mu kazi ke kamwinjiriza amafaranga. Na n'uyu munsi Katy uzamubona mu bikorwa byo gufasha bitandukanye, aho ubu afite umuryango ufasha abana hirya no hino mu gihugu. Ni byinshi biranga Katy kandi byiza, gusa twagenda tutavuze ko ubwiza bwe buruta ubw'abamisi, byose bituma agomba gukundwa na benshi. Wakoze kubana natwe. Niba hari abandi nawe uzi kandi ubuzima bwabo bushobora kuba icyigisho ku rubyiruko, cyangwa ukaba wabonye hari abo twashyize mu mwanya utari uwabo udakwiriye, dusangiza igitekerezo muri comment. Kamabwire ko mbakunda cyane.